Ese urashaka kumenya uko umunyabyaha yihana akababarirwa ibyaha bye? Urashaka gusobanukirwa n'urugendo rwo kwezwa k'ubwoko bw'Imana? Hari ubwo se waba wifuza kumenya amateka ya Bibiliya, ubuhanuzi n'ibindi? Abateze amatwi turabashuhuje. Reka dusingize Imana yacu ku bubasha n'ubushobozi bifite kuri twe kandi ko tubeshejweho nayo. Dusenge mbere ko dutangira icyigisho cyacu. Urakoze Nyagasani Mwami Imana, wowe ufite ububasha n'ubushobozi. Reka tuguhimbarize ko kubaho kwacu ari wowe tubikesha, kandi ukaba udufitiye umugambi mwiza wo kudukiza, kuko ari cyo cyanakuzanye mu isi. Turagusaba rero kugira ngo ibitekerezo byacu ariyo mitima yacu igikangukira kumenya, gusobanukirwa no kumenya byinshi mu byo wifuza, kugira ngo tubashe kwitegura nk'uko bikwiriye. Niwerekanwa tuzishimire kubana nawe. Bane natwe rero, be bugufi bwacu, tukubonereho umugisha mu magambo yose agiye gutambuka mu izina ryiza rya Yesu, amen. Ubushize twashoje icyigisho cyacu turimo gusesengura impamvu zikomeye nyamukuru zigomba gutuma umuntu asanga Imana byanga byakunda, kuko buri muntu wese nk'uko twari twabibonye afitanye ikibazo n'Imana kandi kigomba gukemuka. Ntibishoboka, ntibizanashoboka ko Imana yabana n'abantu batigeze biyunga nayo. Ntibishoboka, ntibibaho ko Imana izigera ibana n'abantu batigeze biyunga nayo. Mu kiganiro cy'ubushize nibyo twarimo kugenda twerekezaho impamvu zikomeye cyane zigomba gutuma iyo nzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha buri mukandida wese ushaka kuzajya mu ijuru agomba kuyinyura byanga byakunda, kuko dore ko ari n'itegeko ry'Imana. Bibiliya iravuga mu byakozwe mu gice cya 17:30 ngo dore iyo minsi yo kujijwa Uwiteka yarayirengagije, itegeka noneho ategeka iyo Mana si ugusaba, itegeka abantu bose bari hose kwihana. Ubwo rero mubyumve ko iyi nzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha ni itegeko Imana yashyizeho. Ushaka kuzajya kubana nayo, buri muntu wese usenga avuga ngo azajya mu ijuru, iryo tegeko nutaryubahiriza ibyo birakureba. Ariko umuntu ashobora kwibaza ngo ubundi ab'Imana ihamagarira kwihana ni bande? Ni bande abantu Imana ihamagarira kwihana? Reka tujye muri Luka igice cya 5:29 twumva ko havuga. Lewi amujyana iwe, amutekeshereza ibyo kurya, barasangira. Hari n'inteko y'abakoresha b'ikoro benshi n'abandi bari bararitswe bicarana nabo. Nuko abafarisayo n'abanditsi babo banegura abigishwa be bati, niki gitumye musangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? 31. Yesu arabasubiza ati, abazima si bo bakwiriye umuvuzi keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha ngo bihane. Ngira ngo buri muntu wese uteze amatwi afite icyo wumvise muri iri somo. Iyi nteko y'abirasi b'Abayuda, nongereho b'abagome, kuba batazi agaciro k'umuntu icyo ari cyo, bakiha ibintu byo kuvangura no kumva ko basumba andi mahanga kandi ko bari hejuru. Yesu arabitegereza, arabareba ubwo barimo bamaze kuvuga ngo barimo gusangira n'abanyabyaha, ngo ntibakagombye gusangira nabo, maze abaca umugani mwiza cyane. Dore ko Yesu yari umuntu uzi ubwenge, abaca umugani mwiza cyane, arababwira aterega, aba murimo kwita abanyabyaha nibo banzanye mwe, nubwo bwirasi bwanyu n'uwo mwirato wanyu babamo, ntabwo ari mwe mwanzanye. Mwigize abakiranutsi, mwigize abazima, aba mwita abarwayi nibo nkorana nabo, kuko nibo bafite agaciro gakomeye mu maso yanjye. Mbega ingorane! Ubwo bwibone bw'Abayuda bwatumaga bareba andi moko bakayita imbwa. Bayitaga imbwa, niko bitaga andi moko ngo ni imbwa, namwe mu nyumvire. Maze Pawulo mu Baroma igice cya 3 arimo kuvuga uruhare ibyaha bifite kuri buri muntu uwo ari we wese, uhereye ku Bayuda bagira iki, Abaromana, Abanyarwanda, Abarundi, abantu abari bo bose. Nuko aravuga ku murongo wa 9 w'igice cya 3 cy'Abaroma, aravuga ngo nuko tuvuga iki? Mbese turabaruta? Hoya da, habe na gato. Kuko tumaze guhamya Abayuda n'abagira iki yuko bose batwarwa n'ibyaha, ariko nk'uko byanditswe ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Nta tandukaniro riri hagati y'abanyabyaha, bose ni kimwe, n'inzira yo gukira kwabo ni imwe. Burya rero umugaturika ntacyo umudiva murusha. Umudive n'umugaturika barangana. Umudive n'umuadeperi ni kimwe. Umuadeperi n'umuanglikane ni kimwe. Umuanglikane n'umutemo do Jehova ni bamwe. Uwo muri Zion Temple no muri Assemblée de Dieu ni bamwe. Uwo muri Assemblée n'umumethodiste ni kimwe.
ababatiste n'abo muri nayoti ni uko. Eglise Vivante na Restoration Church muri bamwe, abo muri Restoration Church na Holy Living Church mwese muri kimwe, aba Presbyterienne n'aba Horeb Church ni kimwe, aba Fekabu n'abareforme ntaho mutandukaniye n'abisilamu. Mushyire mu bwenge bwanyu ko nta munyabyaha uruta undi. Nta munyabyaha uruta undi, bose ni bamwe. Ni nayo mpamvu inzira yo gukira kwabo ni imwe, nta nzira ebyiri zihari. Iriya nzira yishyiriweho na bamwe ngo ni purigatori. Ibyo ni ibitekerezo byanyu, ntaho bihuriye na Bibiliya ntagatifu mutunze. Ejo rero mutazigera mwibeshya cyangwa se ngo mwitiranye ko kuba murunze mu nsengero muri benshi cyane, insengero zuzuye, za kiliziya zuzuye, imisigiti yuzuye, bibagira abana b'Imana. Aho vanayo ibitekerezo, kurayo ibitekerezo, biveyo. Impamvu ni iyihe? Ibyahishwe 12:9, Satani ayobya abari mu isi bose. Umva iryo jambo bose, ubanza uryumve neza. Abaroma igice cya 3:23 ngo bose bakoze ibyaha. Umva iryo jambo bose, ryongere rigarukemo. Abaroma igice cya 5:18 ngo igicumuro cy'umwe cyateje bose gucirwa wite. Umva ijambo bose muryumve. Luka igice cya 21:47 ngo kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose. Ijambo yose, bose, ndetse ngo uhereye kuri Yerusalemu. Noneho mwajya mwabyumva neza, mwajya mwabyumva ko nta munyabyaha uruta undi. Abanyabyaha bose ni kimwe. Hari ibyagiye bintangaza. Katikisimu yandikiwe i Kabgayi ya Kiliziya Gatolika, ku ipaji imwe niho nasomye ngo utari muri Kiliziya Gatolika ntabwo azajya mu ijuru. Nemwe muritanga se? Uziyo ADPR abapanekote yikoreye andi madini ngo nta mwuka bagira. Barababeshye. Umudivantiste umunsi wa 7 iyo ageze ku muntu wobahereza isabato yavuga toya, agahita rumukatira. Uramukatira utanamwigishije. Ariko ubundi mwabaye mute? Abatemwe bo Jehova ngo bazabyuka, ngo tuzabyuka, maze ngo dusanga ibintu byabaye bishyashya, inzu zabaye igitangaza, isi yabaye nshya. Ariko niki kibasaza ubundi? Niki kibasaza? Niki kibasaza? Ko isi yuzuyemo abasazi gusa kandi basenga Imana barasaze. Ubwo bundi uwabaterura akabatereka mu ijuru ntimwaryicaniramo? Ntabwo mwaryicaniramo mwabanyamadini mwebwe. Yesu muri Yohana igice cya 10 niwe rembo kandi abihannye, munyumve neza, bakababarirwa ibyaha byabo, bakaba bafitanye amasezerano y'imbabazi nawe na Yesu n'Imana. Uyu munsi bakaba babeshejweho no guhora iteka bavugura ayo masezerano bahawe, biherewe, basinyiwe n'Imana. Mubyumve neza, ayo mahoro Yesu atanga, ayo mahoro Yesu yabihereye, akaba ari yababereye pilier, inkingi cyangwa se cornerstone, ibuye ry'ifatizo rikomeza imfuruka, maze iyo nyubako ikaba ihamye neza. Mu Efeso igice cya 2 guhera ku 20 kugeza kuri 22, abo bonyine abanyuze muri iyo nzira, abahawe amahoro n'Imana, ab'Imana yeretse ibyaha, ab'Imana yahishuriye ububi bwabo, ab'Imana yahishuriye ubugome bwayo, bakayamanika bagapfukama imbere yayo, ubwirasi n'ubwibone bwose no kutirata idini runaka, ahubwo ko ari abanyabyaha, bagasaba Imana imbabazi. Imana ikabababarira, ikabinjiza amahoro yo mu mutima, ikabaha n'amasezerano y'imbabazi zayo. Abo bonyine, abo turimo kuvuga, nibo bonyine bazajya mu ijuru. Abandi barimo kurirota ku manywa y'ihangu, bararirota ku manywa y'ihangu. Nababwiye ngo ayo mahoro Yesu yatanze akayaha abantu kuba yashaka, bamushakishije umutima wabo wose, bakaba bariyemeje kumukurikira, imbabazi z'Imana zikandikwa mu mitima yabo, bakaba abagabo bo guhamya. Bisa naho urwo rufatiro rw'amahoro Yesu yinjijemo rubabereye pilier nkuko nabivugaga. Ni cornerstone, ni ibuye rihagaze neza mu mfuruka kandi rishikamishije inyubako yabo. Umva rya somo ryo mu Efeso igice cya 2 umurongo, wenda turahera ku murongo wa 20, mwumva ko havuga kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngwibe urusengero rwera mu Mwami Yesu. Muri mwe, umva 22,
muri mwe namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Mwabyumvise? Mwateze amatwi, mwakurikiye neza, mwumva uko bimeze n'uko biteye. Kubakanwa n'Imana kubw'umurimo ukomeye cyane utangaje Imana iba yakoze mu mutima w'umunyabyaha. Kwihana no kubabarirwa ibyaha rero ni inzira igomba kunyurwa na buri munyabyaha wese, na buri muturage wese wo mu idini iryo ari ryo ryose. Murebe abantu bahetse biri ukuntu bangana, amadini ukuntu angana, ukuntu hagwiriye abantu benshi cyane, ariko inzira niyo imwe rukumbi, niyo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Kandi si uguhendahenda, si ukwinginga, ni itegeko ryatanzwe n'Imana. Iyo nzira igomba inyurwe byanga byakunda. Jya ubabwira gutya, ubuhamya mwarabwumvise, si ibintu nihimbiye. Kubonana n'Imana ni ikintu cyiza cyane. Kurondorwa nayo ikakwereka ubugome bwawe ihereye mu bwana bwawe, ikakubabarira, ni ikintu cy'ingenzi. Ikirenze icyo, kuvugurura ayo masezerano wagiranye n'Imana, nibyo biryo by'abagenzi, nibyo biryo by'ubwoko bw'Imana. Reka mbabwire rero, hari umugabo w'umusirikare w'umwafande, Kapiteni William Miller. Ngiye kubabwira ibye kubatabizi. Uwo mugabo guturuka mu ngabo z'Abanyamerika, si umubyaro w'ubwe nawe yari kapiteni muri Special Force, mu ngabo zidasanzwe z'Abanyamerika. Uyu nguyu Kapiteni William Miller afite imyaka 16 yahimbye iyo ndirimbo. Ubwo nukuba ku myaka 16 ahimba indirimbo imugira icyamamare, irakundwa cyane kuko yari ya independence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murumva ko yagombaga kumenyekana. Muri icyo gihe nibwo yinjiye igisirikare. Muri icyo gihe yinjiraga igisirikare, ntabwo yemeraga Imana kandi yafataga abayisenga nk'ahari imburamukoro. Murabakumva? Agafata abantu basenga Imana nk'imburamukoro. Yakundaga gusoma ibitabo cyane, amateka, ibintu byabayeho kera. Agaragaza neza ko uwo mugabo yari umuhanga, yari afite ubumenyi budasanzwe kubwo kwiga no gusoma ibitabo. Brigade yari arimo muri icyo gihe yari igizwe n'abasirikare 5,000, ndetse yari afite ibibazo. Uwo mugabo yari afite ibibazo bikomeye, iyo myumvire yari afite ku Mana no ku bantu bayisenga. Ariko muri icyo gihe yari ari muri izo ngabo 5,000, bakaba bari bafite ikindi kibazo kibakomere cy'ingabo 15,000 by'Abongereza bari bagiye kurwana nabo muri guerre de 13 colonies. Icyo gihe Abanyamerika bashakaga ubwigenge, bari bahanganye rero n'Abanyamerika. Iyo brigade y'abasirikare 5,000, uwo William Miller kapiteni yari arimo, hari ikintu cyamutangaje. Muri abo basirikare yayoboraga harimo itsinda ry'abakirisitu basengaga cyane kandi bakajya basenga ninjoro. Bari bafite uwabayoboraga akanabigisha ijambo ry'Imana muri ayo masengesho yabo yabaga ninjoro. Uwo Kapiteni William Miller akurikiranira hafi ibikorwa by'iryo tsinda, maze reka sinakubwira, akora ibitamukwiriye. Atangira gutoteza no kumerera nabi wa musirikare wigishaga abandi, ngo arimo gucengeza ibitekerezo bibi mu bandi basirikare, ngo kandi aragumura bagenzi be. Murumva ibintu yashinjwe? Ngo arimo kugumura abandi basirikare bagenzi be, ngo arabatekeramo ibitekerezo bibi. Yari amaze iminsi amugenza ninjoro, akumva ukuntu basenga, bagasoma Bibiliya, bakabona kujya kuryama, arabakurikirana. Kapiteni atangira gutoteza uwo musirikare, ngo ibintu barimo gutekera mu bandi basirikare ni ibizababuza urugamba, ni ibibayobya, ndetse ngo arimo no kubagumura, amumerera nabi. Ariko icyo shimira Bibiliya avuga ngo uko wagenje nawe ni kuzagenzwa. Muri iyo minsi barimo gusenga mu masengesho akomeye, rwarambikanye hagati y'ingabo 5,000 z'Abanyamerika n'ibihumbi 15 by'Abongereza. Byari bifite ibigwi mu isi yose ko aribo bahanga bazi kurwana, dore ko bari barigaruriye ibihugu byinshi cyane muri Aziya, ibihugu byinshi cyane bakolonizaga. Noneho kuba bari no muri Amerika, bari ingabo zidasanzwe, byari zizwiho ubuhanga bwo kurwana. 5,000 ku 15,000. Ubundi no mu mategeko ya gisirikare kirazira ko ingabo zingana gutyo zahangana, kiretse iyo muri abihanduza 10. Ubundi abasirikare 5,000 ntabwo bahura n'abasirikare 15,000 ngo barivariza, bagurira kuri front. Ntabwo bishoboka.
noneho mwumva ikintu cyabayeho. Nibwo kapiteni William Miller abonye ibintu byabaye muri urwo rugamba, kuko bararwanye barwana inkundura, noneho unity yari irimo ba basirikare ba bandi yirirwaga atoteza amerera nabi, yarwanye, reka tukoreshe iyo mvugo, yarwanye umuhenerezo, irakubita, yica abongereza, abafashwa n'abandi basirikare, noneho yitegereza ibibayeho kugira ngo barwane baneshe 15,000 ari abasirikare 5,000. William Miller nibwo yahise atangaza ubwe, yemeza ko ari ukuboko kw'Imana ishobora byose kwababashishije kurwana urwo rugamba. Amahoro yaje kuboneka muri Amerika. Abongereza bakubiswe inshuro, batsindwa ubutongera kubyutsa umutwe, maze Amerika iririmba intsinzi, bituma kapiteni William Miller ibyo bintu byabaye muri urwo rugamba yiga cyane uko Imana yarwaniriraga Abisirayeli. Hagati aho yahise abademobu, bahise bamukura mu gisirikare, ariko akimara kuvamo yaragiye gufatira Bibiliya, afata amateka y'Abisirayeli, yiga ikintu biyita iyobokamana. Uwo mugabo William Miller yavumbuye ko umuntu ari umugome, arabyibonera, arabisobanukirwa ko umuntu ari umugome, kandi ubwo bugome bwe bushingiye ko yahemukiye Imana, Imana ikabambwa izira ibyaha itakoze. Yasabye Imana, mu nkurikire neza, yasabye Imana kumuhishurira ibyaha bye. Icyitonderwa, irabimukorera. Akimara gusobanukirwa nuko abanyabyaha ari abagome, abantu ari abagome, kandi nawe arimo, yasabye Imana kumuhishurira ibyaha bye, Imana irabimukorera. Ayisaba kubimubabarira. Icyitonderwa, Imana irabimukorera. Ayisaba amasezerano y'izo mbabazi Imana imuhaye, yayo mahoro Imana imuhaye. Icyitonderwa, Imana irabimukorera. Ari mu bantu ba mbere William Miller, kubera umurimo Imana yari imukoreye, igitangaza gikomeye cyane cyo kumuhindura mu mutima, Imana imaze kumwereka ibyaha bye ikamubabarira. Ari mu bantu ba mbere bavumbuye iby'ubuhanuzi bwo muri Daniel n'ibyahishuwe. Mwabyumvise? Mwari muzi ko kunyura iyi nzira bituma umuntu agira amahirwe yo kunguka ubumenyi, Imana ikamwigisha? Mwari mubizi? Yamenye iby'imyaka 2,300, arabimenya, arabicengera, arabisobanukirwa neza. Imyaka 2,300 yanditse muri Daniel, amatora ya giprotestani akandiraho, akareba inyanza. Kureba inyanza mvuga si ukundi. Kwiga Daniel n'ibyahishuwe mwabishyize hasi, mwibereye mu bitangaza, nuko Yesu akora ibi, haleluya, amena, tuzajya mu ijuru. Ninde wabateye ubwo busazi ubundi? Ninde? Mwabanje mukiga amahame y'abazajya mu ijuru uko ateye nuko ahagaze. Uyu William Miller wari umumetodiste, nyuma nubwo yaje guhinduka ukundi, Imana yaramubashishije avumbura ibintu byinshi cyane abantu badashobora gutekereza. Bifungura ubwonko bwe kubera kwiga, imiyoboro yo kwihana no kubabarirwa ibyaha imaze gufunguka, imyumvire irafunguka, aba umuntu w'igitangaza, umuntu w'umuhanga. Niwe yaje kubona ko mu mwaka 457 ku muhindo w'icyo gihe aribwo hatanzwe itegeko ry'uko Yerusalemu ikwiye gusanwa. Abihuza na Daniel igice cya 25, ibi buhanuzi babaye mahwi. Niwe wabonye ko mu mwaka 408 Yesu ataravuka, ku muhindo w'icyo gihe Yerusalemu gahunda zayo zo kubakwa zari zirangiye, ubuhanuzi busohoye ko hazashira imyaka munyumve neza 49. Munteze amatwi. William Miller niwe wavumbuye ko ku muhindo wo mu mwaka wa 27 ari cyo gihe Yesu yabatirijwemo. Nyuma y'imyaka 3 n'igice, ubwo ni 31, ku muhindo w'uwo mwaka nibwo yahise abona ko aribwo Yesu yabambwe. Nyuma y'imyaka 3 n'igice, cya cyumweru kimwe n'ubundi cyongera gusohoza ubuhanuzi bwo muri Daniel, mu mwaka 34 ku muhindo waho nibwo yahise abona uburyo intumwa zatatanye zijyanye ubutumwa mu banyamahanga. Arabara ku myaka 2,300 asanga hasigaye imyaka 810, bikagenda bikagwa neza mu mwaka w'844 arabiteranya bibyara imyaka 2,300. Ujya impaka azazane Bibiliya tujya ahangaha maze tujye impaka turebe.
umunyampaka azaze turebe ko ibyo William Miller yavumbuye ari ukuri cyangwa se atari ukuri. Isomo kurindi, isomo kurindi, isomo kurindi, arayahuza, amasengesho ku yandi, amasengesho ku yandi. Yesu aramuha koko, aramuvuburira, aramuhereza. Nta byizana nshuti zanjye, nta byizana. Ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Uzashaka kumenya azamenya, utazabishaka azapfa urwo yagapfuye. Reka dusesengure za mpamvu ari ngombwa ko byanga byakunda abantu bagomba gusanga Imana bakiyunga nayo muri iyi nzira yo kwihana ibyaha, yo kubabarirwa no kwihana ibyaha. Mutega amatwi mwumve ibyahishuriwe Yohana igice cya 12 uhereye ku murongo wa 7. Haranditswe ngo, mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Icyoka kirwana n'abamarayika bacyo, ntibanesha, kandi mu ijuru habo ntihaba hakiboneka. 9. Cya kiyoka kinini kiracibwa, niyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, akarongo shaka ko mutibagirwa, ari cyo kiyobya bari mu isi bose. Iyi ntambara yaberehera, iyi ntambara yabereye yahuje ingabo zari zihagaze kuri Satani, ingabo zari zihagaze kuri Mikayeli. Mikayeli usa n'Imana, ingabo ziyobowe na Yesu, ingabo ziyobowe na Satani, maze zirashyamirana. Ngiyi imvururu mu ijuru, ngizi imvururu, ngaya mahane, ngaya macakubiri, ngiyi imyigaragambyo, nguko gusuzugura Imana no kwanga kuyipfukamira kubera umugambi wayo kurema umuntu yarizanye, nguko gushora Imana mu mirwano. Ngicyo kimwe cya gatatu cy'abamarayika kiba kiratakaye. Murumva ibintu byabaye mu ijuru hejuru kuremwa k'umuntu. Mubiteze amatwi murabyo. Ibaze wowe muntu uteze amatwi kumva ngo hari amacakubiri yabayeho kubera ikibazo cyo kukurema. Hari imvururu zabaye mu ijuru kubera ikibazo cyo kukurema. Hari imirwano yabaye mu ijuru kubera ikibazo cyo kukurema. Mu ijuru habaye ibibazo bikomeye cyane kugeza ubwo habonetse akaga gakomeye. Mu ijuru habaho intambara. Murabiha agaciro, murabyumva neza. Mu ijuru habaho intambara. Kimwe cya gatatu cy'abamarayika baratakara. Haherutse kuba imyigaragambyo mu gihugu cy'u Burundi muri uyu mwaka, maze bafata abapolisi babaka imbunda. Cyokora cyo haba ubutabazi, imbunda zirafatwa n'abapolisi barabohozwa. Abantu bose bari imbere bari bahedinze iyo myigaragambyo. Mu rubanza babaciriye babakatiye gufungwa burundu. None ijuru ryabayemo imyigaragambyo, ijuru ryabayemo ibibazo. Ikibazo ari kuremwa k'umuntu. Tutaranabaho Imana yatangiye guhura n'ibibazo. Tutaranabaho Imana yashowe mu mirwano. Tutaranabaho Imana yasuzuguriwe mu ijuru ryayo hejuru y'ikibazo cyo kuturema. Reka babwire rero bantu muteze amatwi, iki cyonyine kirahagije kwicisha umuntu. Igihe cyose atazakorana ubwiyunge n'Imana, igihe cyose atazababarirwa n'Imana ngo bahure biyunge hagati yabo, kuko yarayihemukiye. Kumurema byonyine no gutekereza kumurema byateje Imana ikibazo gikomeye cyane. Tujye mu Itangiriro dusesengura indi ngingo. Itangiriro igice cya mbere turahera ku murongo wa 3. Dusome mwumve uko havuga. Haranditswe ngo umurongo wa 3, Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Wenda reka soreza aho ngaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Murakurikira? Ibona umucyo ko ari mwiza. Zirikana iryo jambo. Tuva aho ngaho tujye ku murongo wa 9 w'icyo gice. Haranditse ngo Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke. Biba bityo. Imana yita ahumutse ubutaka, iteraniro ry'amazi iryita inyanja. Imana ibona ko ari byiza. Umva rya jambo byiza ryongeye kugarukamo, rizirikane. Tujye ku murongo wa 12 w'icyo gice cya mbere n'ubundi. Haranditswe ngo ubutaka bumeze ubwatsi, ibimera byose byera imbuto zikwiriye amoko yabyo, n'ibiti byera imbuto zirimo utubuto twabyo zikwiriye amoko yabyo. Imana ibona ko ari byiza. Zirikana iryo jambo byiza. Twahavuye tujye ku murongo wa 17. Haranditswe ngo Imana ibishyirira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi, kandi bitegeka amanywa n'ijoro, bitandukanye umucyo n'umwijima. Imana ibona ko ari byiza. Rya jambo byiza mwongeye muraryumva. Tugende ku murongo wa 25 w'icyo gice. Haranditswe ngo Imana irema inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo nk'uko amoko yayo ari,
n'ibintu byose kuruka hasi nk'uko amoko yabyo ari, Imana ibona ko ari byiza. Reka mbefunze Bibiliya ho gato cyane. Murabyumva? Mwakurikiye neza? Ijambo byiza 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 Imana ibishyira mu muntu. Umuntu arangije yakira umubi kandi Imana aramugiriye inama yanga kumva, maze umuntu aba umuyoboro, bya bintu byiza 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 birangirika, hadasigaye n'ikintu na kimwe. Mukurikire, hadasigaye n'ikintu na kimwe, maze byose bitana gahunda y'imikorere. Kugeza kuri uyu munota ibiti bifite amahwa kuri gahunda y'Imana bitari biriho, ibitovu ntabwo byari kuri gahunda y'Imana, izi nyamaswa mubona zifite amakanine n'ibyinyo birebire ntabwo kuri gahunda y'Imana byari. Ibi byose byabaye ingaruka z'icyaha. Nyirabayazana arinde ari umuntu ufunguriye Satani, aramukoresha ibyo yari yahawe gutegeka no kuyobora. Iby'Imana yari yaremye byose ari byiza byiza byiza, byose arabyangiza bihindura umwanda. Ndashaka kubaza abantu bankurikiye, umukindo muri Kigali iyo ugonze n'imodoka baguca amafaranga angahe? Ni miliyoni gufatwa kw'ikinyabiziga, byaba no ngombwa nawe bakagushyiramo ari umukindo umwe wonyine. Wowe uteze amatwi iki kiganiro, Imana iramutse ishatse kukubaza ibyatsi n'ibiti byo mu mudugudu utuyemo byonyine, ikagukubita fagitire kubera yuko ubugome bwawe aribwo bwatumye byangirika bene ako kageni, ikiguzi wagikura hehe? Niba umukindo umwe muri Kigali ari miliyoni kuwugonga n'imodoka, ibaze neza niba umukindo umwe kuwugonga ari miliyoni. Noneho ibiti n'ibyatsi byo mu murenge w'iwanyu, byo mu kagari k'iwanyu, byo mu mudugudu w'iwanyu, Imana ije ikagukubita fagitire. Rahira ndakubwiza ukuri, kusibye n'ibyo bibazo twasesenguye bya mbere byabaye mu ijuru, urubanza ku muntu ruhari rw'uko akagombye gukatirwa urwo gupfa, n'ibibazo byo kuba isi yarataye isura nyirabayazana ari umuntu, nabyo birahagije kumukatishiriza urwo gupfa. Ubyemere cyangwa se ubyange, twahemukiye Imana mu buryo buteye ubwoba. Ubyemere cyangwa ubyange, ubishyire mu bwenge cyangwa ntubyumve, ni n'uburenganzira bwawe. N'ubundi uherekera kose ntako abantu batigeze banga Imana. Abantu ntibazi ikibazo bafite, urabingingira kugira ngo basange Imana, urababwira ati nyamuneka mwakwegereye Imana. Haleluya, Yesu niwatoza akanwa kawe ukavuga ko Yesu ari umukiza, maze akakubwira amagambo ugasubiramo, ngo ubwo urakijijwe muvandimwe, ukagendera muri icyo kintu cya moralite, uzapfa nk'imbwa. Zapfa nk'imbwa. Barakubeshye si ukuri urugendo rugendwa. Witonde, ubaze neza barimo kugenda urugendo. Tirakwiye no kubabirirwa ibyaha uko ikorwa uwo murimo w'Imana ukorwa mu mutima w'umunyabyaha, uko bigenda. Reka dusesengura indi ngingo ya gatatu igomba gutuma byanga byakunda umuntu wese uri ku isi, uwo ari we wese uri mu idini ryose akwiye gusanga Imana. Icya gatatu, Abaroma igice cya 3:23, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Uranyumvira? None Abaroma 6:23, ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Wari uzi ko buri muntu wese, buri muturage wese utuye ku isi yikoreye intumbi, kandi iyo ntumbi nta yinda ari we ubwe? Reka mbabwize ukuri, twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ya masomo twatangije, Satani afite umugambi wo kuyobya abari mu isi bose. Ndashaka iryo jambo bose mu byumve. Nikola nikoreye intumbi ya Nikola. Nindamuka ntasenze ngo nige negera Imana, ibyo nsabwa mbikore nk'uko Uwiteka bitegetse mu ijambo rye, nzarimbuka. Kandi ninjya kurimbuka, Imana izandyoza ko hari umuntu upfuye, kandi uwo muntu nta wundi ni Nikola. Wowe uteze amatwi wicara uzi kuhetsa intumbi yawe, igihe cyose utazakora ibishoboka byose ngo agakiza gatahe muri wowe, ubugingo buboneke, ahari icyaha, ahari amacakubiri, ahari irari ribi, ibitekerezo bipfuye, hicara Imana kubw'amahoro itanga mu mutima wawe, ukazarimbuka, uzaryozwa ko wishe umuntu, kandi uwo muntu nta wundi ni wowe. Umunsi rero wicara uzi kuhetsa intumbi y'umuntu, kandi uwo muntu nta wundi uhetse ari wowe ku giti cyawe. Njambabazwa cyane n'abantu bikora umuntu ngo jewe ngo kanaka ngo ibi nibi. Uragira iyo uhetse yawe, wongeraho indi ntumbi ya kabiri, ubwo rubanza uzarukirana kute? Nababwira nti rero muhindure imyigire n'imyigishirize. Mbabazwa cyane
mbabazwa cyane n'abahagarara imbere y'abantu badafite icyo kubabwira, bibirirwa babashyekenga, babashyira mu mwanya utamenya ubwoko bwawo nk'aho bafite ijuru bazabajyanamo. Umuntu afitanye ikibazo n'Imana, hari imvururu zabayeho, hari ibibazo byabayeho, guteshwa agaciro kw'Imana, kuyishora mu mirwano. Mbere y'uko umuntu aremwa byonyine Imana ikigira igitekerezo cyo kumurema, yatangiye guhura n'ibibazo, ntimushyize ahantu heza, byose arangije arabyangiza. Usibye no kubyangiza, nawe ubwo ariyangiza kugeza kuri uyu munota umuntu akaba ahetse intumbi ye. Ngo mbwire rero ngo barakubwira ngo sanga Imana, uyegere, igira ikikumarira, ukumva nta mpamvu zo kuyisanga. Nawe iriya mu mirere wapingaga abantu b'Imana akanga Imana, nawe iyo nzira yarayinyuze, nawe ntacyo uri cyo. Umwanya uwo ari wo wose w'ubuyobozi, umwanya uwo ari wo wose w'ubutegetsi, inzego zose waba urimo, ntacyo uri cyo igihe cyose udaharaniye agakiza k'ubugingo bwawe. Mfite ikibazo n'Imana. Mukurikire dusesengura indi ngingo ya 4 iteye ubwoba, yo ndashaka kugira ngo yo tuyitindeho, tuyimareho akanya. Mutega amatwi mwumve. Yesaya igice cya 53 duhere ku murongo wa 3. Mutega amatwi mwumve. Izi ngingo zirakomeye, zirengeje gukomera, kuko niba udashaka gusanga Imana, wumve ko unafite urubanza rukomeye cyane. Ese ubundi bwakubwira ngo twumvise mu rukiko rw'Inyamirambo ibyawe barimo kubisuzuma, cyangwa se tugeze kuri polisi twumva bakuganira barimo kuguhurahura, byonyine byatuma wicara ugatuza ugatekereza neza? Ubu se wumvise ngo nageze mu buyobozi, mu butegetsi bwite bwa leta, nsanga barimo gukurikirana ikibazo cyawe, wareja bundi uzabona baje kukuyora, wakwifata ute? Nta muntu arakubwira ngo ufitanye ikibazo n'Imana ukiha morale kubera ibintu wakuye ku minwa y'ababwiriza bitagira mvura, bitagira aho bivana abantu naho bibageza. Baguhaye morale maze barayikuremamo, bakumvisha ko uzajya mu ijuru utazi na nyiraryo, ntaho mwigeze muhurira, maze birangije bikakwareka mu bitekerezo, ugatekereza ko ibyo bakubwiye ari ukuri. Umuntu afitanye urubanza n'Imana, nushaka ubyemere cyangwa nushaka ubyange. Yesaya 53 umurongo wa 3. Yarasuzugurwaga, uwo ni Yesu bavuga. Yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu. Yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo. Ngumva ubuginga bw'abantu, umva ubugoryi bw'abantu, umva ubucucu bw'abaho bushingiye. Twebwe tubona ko ari nk'Imana yamuhaye igihano, ariko munkurikire mwumve, tubona ko ari Imana yamuhannye. Tega amatwi mwumve. Nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. 5. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyadukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane. Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yararenganye, ngiryo jambo nashakaga, yararenganye, ariko yicisha bugufi. Niyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gucirwa witeka nibyo byamukujeho. Mu bigihe cye ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe? Fungura amatwi neza wumva icyo ngiye kukubwira. Wowe uteze amatwi ukumva iki cyigisho ukagikurikirana, uri umwicanyi wishe Imana nishe Imana. Uri umwicanyi, ntabwo uzabihanagura. Impossible, ntibishoboka. Ntabwo uzahanagura iki gisebo cy'uko wishe Imana. Yesu yazize ibyaha by'abari mu isi, ntuzigera uhanagura iki kintu. Ikintu kiri pire, kinababaje, giteye agahinda, kinababaje, ni ukubona Imana yaraje hano mu isi igafatwa, igacirwaho imyenda, ikazererezwa hirya no hino mu bikari by'abategetsi. Yamara gucirwaho imyenda igatonagurwa, ikunuka, igasigara ari inyama. Yamara gucirwaho imyenda igasigara na kabindo, agakashe sexe gahishe imbere gusa. Imana y'ubwayo ikabambwa hagati y'isi n'ijuru, ibambwe n'umwana w'umuntu. Reka mbabwire kimwe mu bintu bijya bintera ubwoba. Isi turimo kuvuga iyi ngiyi yangirijwe n'umuntu.
izongera igirwe nshyashya. Iri juru turimo kuvuga ryahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Imana yafashe umwanzuro ko izakuraho umwanda igatwika kuko yari isuzuguremo, haberamo imirwano, ishyireho irindi rishya kuko ryo rizazinwa nk'urupapuro rivanweho. Umuntu wangiritse ubwe tumaze kuvuga ko yiyishe, nawe ubwe azashyigirwa mwiza, asubizwa isura nshyashya, ahabwa umubiri mushyashya, ajyanwa mu bwami bwo mu ijuru. Ariko bantu mwe, ikibabaje giteye agahinda, Yesu inkovu ze zizahoraho iteka kugira ngo abantu bose bajye bitegereza ubuhemu bw'ibyo bakoreye Imana yo mu ijuru. Birababaje, biteye agahinda. Icyo ubwacyo nacyo kirahagije ngo cyicishe umuturage wese utuye ku isi. Urubanza rwe byabereye mu ijuru, urubanza rw'isi yataye isura, urubanza rwacu twebwe ubwacu kuko duhetse intumbi yacu, urubanza rw'uko twishe Imana. Buretse mbabwire urundi rubanza rukomeye, tujye noneho mu gitabo dusesengure indi ngingo ikomeye nayo, urwa kabiri rwa Petero igice cya 3 ku murongo wa 10. Ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubw'ijuru rizavaho, hakaba n'umuriro ukomeye, maze ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo iyirimo bigashirira. Nukubwo ibyo byose bizayenga, bityo yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu, twebwe abategereza tugatebutsa umunsi w'Imana uzatuma ijuru umva rigurumana rikayenga, kandi ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bigashongeshwa no gushya cyane. Kandi nk'uko wasezeranije ko dutegereje ijuru rishya n'isi nshya, ibyo gukiranuka kuzabamo. Aha twumvisemo iki? Indi ngingo ya 5 y'ingenzi inakomeye cyane mugomba kwitaho, nuko isi n'ijuru bizatwikwa kuri gahunda y'Imana. Se byari byararemwe biringanijwe gutwikwa? Reka da, kubera ikibazo cy'inyoko muntu. Harya abana mwumvise batwitse ikigo cya by'Imana Ecole de Science, byagenze bite? Batitaye ko bataragera ku myaka y'ubukure, barakatiwe ubare muri gereza uzajye kubasura bazira gutwika. None se n'ijuru nk'uko bibiri maze kubitubwira biringanirijwe kuzatwikwa. Uraho uricaye, urarya ukaryama, uragendera mu modoka, ntacyo bikubwiye, ntuzi ko ufite urubanza ruri kuri ako gahanga kawe. Ewe reka mbabwire, reka sesengura indi ngingo ya 6. Ingingo ya 6 mu Abaroma igice cya 3 umurongo guhera ku wa 11. Ntawe umenya, ntawe ushaka Imana, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawe ukora ibyiza, umuhogo wabo ni nk'imvi irangaye, bareganishije indimi zabo, ubusagwe bw'inshira buri mu minwa yabo, akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye, ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso, kurimbuka n'umubabaro biri imbere yabo, biri mu nzira zabo, inzira y'amahoro ntibarakayimenya, kubaha Imana ntikuri imbere yabo. Mwumve, urumva ko bavuga umuntu usibye ibibazo byabereye mu ijuru, isi yataye isura kubera umuntu ubwe nawe ubwo ari ikibazo. Umuntu kuba yarisha Imana, kuba isi n'ijuru bizatwikwa, n'ibibazo byonyine by'ibyo umuntu akora nabyo birahagije kugira ngo bimwicishe. Mwumvise? Nk'umuntu w'umugabo rero, reka nguhe inama, reka ntange inama mu gusoza muri iyi minota 3 isigaye ku cyigisho cyacu. Iyo nama iteye ite? Iyo nama iteye ite rwose? Niba ufite ubwenge bukora, egera Imana uyisabire ibintu ngiye kukubwira, uyisabe kwereka ibyaha byawe, amafuti yawe. Wenda ijambo ngo unyereke ibyaha byanjye nuwumva ritakuzamo neza, wowe uyisabire ngo Nyagasani rondora umutima wanjye, unyereke ubugome bwanjye, unyereke ibyaha byanjye. Cyangwa se ukoresha indi mvugo uti Mana mpishurira ibyaha byanjye. Cyangwa se uyisabe ngo Nyagasani nyibutse ibyo nakoze, cyangwa se menyesha amafuti yanjye, maze ibyo bikore. Numara kubikora, ahasigaye utegereze icyo Imana ikubwira, utegereze icyo Imana izakubwira. Ntuzigire shyashya, dore ko ikosa rikomeye umwana w'umuntu afite. Muryumve, Yeremiya igice cya 8 umurongo wa 6 ari naryo somo dushorejeho, haravuga ngo nabateze amatwi numva batavuga ibikwiriye. Murabyumva? Nabateze amatwi numva batavuga ibikwiriye, nta numwe wihannye ibyaha bye ngo avuga ati mbese ariko nakoze iki? Iyo mvugo wigeze uyijyana imbere y'Uwiteka, aricyo kikurangaje imbere ugiye kubaza Imana ibyo wakoze? Mwumvise ko Bibiliya dushinje? Mukuri iyi minota 2 isigaye, tekereza neza, tekereza, ushyira ubwenge ku gihe. Imana iradushinje ngo nta bantu bajya baza imbere yanjye ngo bambaze ngo mbese twakoze iki.
nta bantu bajya baza imbere yanjye bambaze ngo ese ibyaha byacu ni ibihe, ese amafuti yacu ni ayahe. Iyaba abanyamasengesho bose bajyaga imbere y'Imana ariyo objectif yo kubaza Uwiteka ibyaha byabo. Muri uyu munota umwe dusenga Imana. Urakoze Nyagasani, turagushimye kuko uri Imana yacu, ufite ububasha n'ubushobozi n'imbaraga.